Haya basi, mwabonye nyinshi nka za foreste, murimo murabona na za gakweto, ariko iyo tuzanyeyo irarenze n'iyo mwaka. Wumva story ariko dutangirane, tega amatwi wumve. In the heart of Bwindi forest, Mwishyamba rya Bwindi, a powerful spirit named Nnyango umuzimu ukomeye ufite imbaraga witwa Nnyango has hunted the villagers for centuries, yari yarazengereje abaturage batuye muri ako gace, causing death, diseases, yarabicaga akabatera n'indwara, and destruction. yabateraga n'igihombo gikomeye, yari yarabasenye. In separation, the villagers began to worship him. Abaturage babonye nta yandi mahitamo, bahitamo kumuyoboka bakajya bamusenga nk'Imana yabo, Believing he controls their fate. bizeraga ko niba mugana bazabona amahoro. The president learns of the growing threat, Perezida amenya amakuru ko abaturage bayobotse Nnyango, sends two officials to comfort Nnyango yohereje abasore be babiri yizeye ngo bajye gufata uwo muzimu, and put an end to his reign of terror. anabohereza ngo bagende barandure iyo ngoma yiwe y'iterabwoba. Nnyango, an ancient spirit over 450 years old, Nnyango ni umuzimu wabayeho kuva na kera, amaze imyaka 450. a formidable force, and the battle between traditional and modern powerful. Nnyango rero murumva ko akazi afite imbaraga za kera za banyabingi bande bose, n'imbaraga z'ubu ngubu arazifite. Versions. Nuko dutangiye niyo nkuru ya Nnyango, batubwira ukuntu yabayeho n'ukuntu akazi. Reka turebe agafilime k'uyu munsi nakabazaniye, wekana subscribe kugira ngo tugendane. Dutangiriye hakuno nuko gatangiye. Yes, Commander. Yego Commander, ari kuri call. Already arrived in the forest. Tuvugana ishyamba twarigezemo, bisa nkaho ari aba basore babiri bombi boherejwe. Please try your best to bring up people. Commander ati mugerageze uko mushoboye abaturage bacu mubagarure. Jedi? Yes, Commander. Yego Commander, ndabona babo bigemuye tu, reka turebe. Niki ugomba gukora nk'umusirikare? We have to focus because we need to bring our people back. Gahunda ni ukubishyiraho umutima kubera ko dukeneye kugarura abantu bacu. I trust you. Murabikora neza mbizere. Yeah, me with Sultan, we win together. Yego, nge na Sultani nta kijya kitunanira, gahunda bari ugutsinda. Sultani uvugwa hakuno, ikibabasha ari mu mapenzi. Ishyamba nk'iri ngiri sasa kurizanamwo imiteto y'urukundo. Keretse ubaye utazi nyiri buno bwamu wahariwe, niho wabizana. Harabari hano bari kuramya. Bati mwami wacu, turakwinginze ngwino dusure twiyereke. Hari agakorora kumvikanye, nta gakorora mumvishe. To bakiraho nyiri ubwami yarimuritse, ukuntu aje urebe. Do yahise yongera arabura. Dore speed, dore ukuntu agenda. Kazimu ni Nnyango, ukuntu areba. To abaturage bari hano bari kumuramya, bari kumwita umwami. Wumve, mwami wacu, mwami tuguhaye ikaze. Nnyango ati buno bwami bwanjye naraburwaniriye, nta n'uwatuma mbubura, nzahora mbuyoboye ntawe uzabunyaka. Bayoboke banjye cyangwa se abaturage banjye, buno bwami mugomba kuburwanirira nk'uko nanjye mbikora. Bitari ibyo mwese nzabakata imitwe nk'uko nabikoraga n'ubundi ntaho amaboko yagiye. Mwami wacu natwe tuzaburwanirira, iryo ni isezerano tuguhaye. Bako gakorora iyo agiye kubura yahise abura. Akaba kise Nnyango, mukande subscribe kugira ngo ntagire episode nimwe izabacika. Tugaruke ku basirikare bacu uboherejwe, ntabwo bazi ibyo bishoyemo. Uwo baje bagana twe twamubonye nicyo ashoboye. Wumve, uyu yazanye ibintu bya mapenzi, yakomeje kureba impeta. Kedate se kuki uri kureba urwo rupeta cyane? Runo rupeta runyibutsa famiye yanjye, abana, umugore, kandi nibo bantu nkunda nzakomeza no gukunda. We are not here to die, bro. Ntabwo twaje hano gupfa muvandi, We are here to accomplish the mission. turi hano ngo dukore misiyo, ubundi tuzahita tugaruka mu rugo. The man has the people. He knows why he fights. Nibyo rwose, cyane ko iyo umuntu afite abakunda amenya uburyo ari burwanemo.
turacyari mu ishyamba rya hatofu bwindi. Hari abiruka mu ishyamba gutyo n'igihunga, abakobwa babiri babaye iki, babonye nde basa nkaho bacitse umuntu. Umva nimuhagarare mutubwire ikibazo cyanyu, twe turaba komando. Who are you and why are you running? Muri bande niye mpamvu muri no kwirukanka gutyo? Ati turi abagenzi bari aho batorotse. Nimba batorotse nde? Why are you running away? Mutorotse nde nyine kuki muri kwirukanka? Uri guhunga Nnyango ni kakazimu. Uwo Nnyango tubabwira yahinduye abantu abacakara, kandi abamuyobotse bose abagira ingabo ze. Where is that Nnyango? Ese uwo Nnyango ari hehe ngo tubereke? Umvezo confidence ko isasu ritafata umuzimu. Nnyango yigirira akageto ahantu hitwa mu gicucu cya Nnyango. Rero tugomba kugera aho ngaho mbere yuko we hatugeraho. Baragiye uyu asigara uve. Itonde urebe akurikiye inkumi. Fata tuno tunimero uzampamagare, nzaba ntegereje koro yanyu mu minsi mikeya. Yari misiyo yo gufata Nnyango, bano bagiye kwihindura amapenzi tu. Bakiraho wumva urusaku. Nyirako gakorora turamuzi, twaramwiboneye. Urabizi, reka twegere imbere turebe ibijya mbere. Nuko episode ya mbere irangiye, kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'iya kabiri kuri iyo channel yitwa Menya Social Entertainment, kugira ngo tuzakomeze twibanire. Jewe nitwa Denny, igikuba mu Agasobanuye, mwenye mali na nguvu. Bye bye, tuzabonane muri episode ya kabiri.